and family, I hope ko meze neza natwe tumeze neza nk'ibisanzwe nkuko mubimenyereye rero uyu munsi birakunda ejo bikanga. So ni wa mukobwa wanyu Keza Benigne kuri Father Family. Uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine. Mwe mumaze igihe mumbwira ngo murashaka umutumirwa. Uyu munsi nabazaniye umukobwa mwiza cyane uri na swaga. So umuntu mukuru nta muntu umuvuga arivuga. Watangira wibwira abafana ba Father Family, abakunzi ba Father Family kuko uri kuri Father Family. Merci beaucoup Beni. Mbere na mbere, I thank you so much. Urakoze kunyakira kuri channel yawe ya YouTube. Amazina yanjye banyita Liza McDowell. You're welcome. Thank you so much. Okay. Liza McDowell muramubona ko ni umukobwa mwiza cyane umeze neza. Uratangira utubwira Liza ni muntu ki? Yeah. Liza McDowell cyangwa Afsana cyangwa Uwase biterwa n'ibyo ushaka kunyita cyangwa Mama Alfie. Ndi n'umumama. Ni n'umumama. Liza McDowell ni umuntu usanzwe nk'abandi bose nyine mama ugira vibe. Biragaragara kabisa ugira vibe. Ugira vibe, mama ukunda abantu, mama wifuza ko yatera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi usibye ububi. Nkaba ndi n'umukinnyi w'amafilme mu Rwanda, nkaba narakinnye muri filme yitwa Umuntu series. Bagiye kuri YouTube ya Shafi bayibona Umuntu series. Nkaba ngira umutima mwiza, ubwo se nivuge nabira. Biragaragara nubwo nta wivuga amabi ariko amabi nta wivuga amabi rwose, ntago nakwivuga amabi rwose. Ngira umutima mwiza, nzi kubana n'abantu, donc nyine ndumva ari ibyo kuri Liza McDowell. Nibyo aho ni sawa cyane. Murabona ko nabazaniye umustar nkuko bibabwiye rero mwanyaruka mukajya kureba iyo movie. Okay, Liza, mu buzima busanzwe ese ni ikihe kintu wahuye nacyo ukumva nyine kirakubabaje kwa kundi kubitana nk'ikintu runaka ukavuga se iki kuki ari nge kibayeho, kuki bigenze gutyo? Mu buzima buriya habamo ibintu byinshi bibabaje. Ubuzima ni impinduka, ubuzima nigeze gusoma akantu bavuga ngo ubuzima buriya bugizwe n'ibintu bibiri. Byakwanga byakunda ibyo bintu biba bigomba kuba no matter what. So ibyo bintu bibiri nta bindi, guhemukirwa n'urupfu. Ibyo bintu ko ari bibiri kuri iyi si biba bigomba kuba no matter what. Ko waba umeze kose utuzapfa, uko waba umeze kose ntago ubura abantu baguhinduka cyangwa se baguhemukira ukagirira neza nk'abantu cyangwa bo ntibakugirire neza. So mu buzima rero habamo ibintu byinshi, habamo challenges nyinshi, habaho inziza, habaho n'imbi. Ariko muri challenge sinzi ubwo niba nakubwira urwego mbajije n'urw'ikintu cyiza cyangwa wenda ikibi. Nk'ikintu kiba cyarakubayeho, urugero duspose wenda ufite nk'ikintu runaka ugiye kugeraho, ariko icyo kintu urabona ko ugikojejeho imitwe y'intoki, ariko nk'uko wifuzaga kukigeraho ntago ukigezeho. Ibyo bintu gusa cyari hafi yawe. Ibyo bintu ni byinshi nyafite, ariko hari igiherutse kumbaho uyu mwaka sinakera. Okay, nk'igiki rero sasa icyo kintu kitubwira? Hari urabona mu gihugu cya South Korea. Nigeze na applyinga nshaka kujya gushaka ubuzima. Nyine abantu baravuga ngo hari ahantu nyine haba amafaranga, haba ubuzima nyine bwiza. So nkavuga nti wow, Liza ni nambuka nkava mu Rwanda nkajya gushaka amafaranga muri South Korea, nzaza nubake cadastre nk'iyi, nzaza. Donc buri muntu wese burya aba afite intego mu buzima bwe. So naje kubigerageza rero, nda-applyinga, maje ku-applyinga like in 3 days baransubije bambwira ko visa yanjye yabaye approved. So ubwo hakaba hari umuntu, nibyo bya bindi nakubwiraga, abantu buriya abantu twizera cyangwa abantu baturi hafi buriya nibo bantu badutenguha akenshi. Ubwo nari na-applyinze, hari umuntu wanyemereye tike, arambwira ati wowe genda wa-applyinge, njyewe tike nzayiguha. Umuntu yari ari mu Bubiligi. Nda-applyinga, urumva nyine na-applyinze nk'umuntu ufite icyizere ko ngiye kugenda.
so visa naje kuyibona Yeah. ndayibona nayibonye nko mu kwezi kwa gatanu je crois nabonye visa nko mu kwezi kwa gatanu ya nijo bundi ntabwo ari kera ni vuba yego naje kubona visa mu kwezi kwa gatanu so nza guhamagara wa muntu wanyemereye itike aha ndamwandikira ndamubwira nabonye itike ndanayimwereka nabonye visa ndanayimwereka visa maze kuyimwereka aravuga ati urumva yari yanyemereye icyo gihe itike yari je crois 1350 ndakeka ya noneho we yari yanyemereye 1500 cy'amayero ntumbwire ko yaje kugutenguha buretse let me finish the story okay ya niyo mpamvu twatangiye nkubwira mu buzima buriya ntuzizere umuntu ntuzizere umuntu buriya niba hari ikintu cya mbere ikigora ni ukwizera umuntu ukamushyiraho icyo cyizere ariko we nyine ntabone icyo cyizere so naje guhamagara umuntu ndamubwira ati visa nayibonye n'iki I was so excited nari nishimye cyane kuko nashakaga kujya kureba ubuzima bwandi hano nge ndi umuntu ukunda ku getting experience ndi umuntu ushaka kureba nge hano bimere gutya hahise hano bimeze gute hariya bimeze gute utuntu nk'utwo nyine nkunda kuvumbura utuntu byashya so numvaga rero kujya muri South Korea yari intangiriro numvaga kuri nge yari intangiriro y'ubuzima bwanjye yangiye kugera ku kindi kintu something new ngiye gutangira ikindi kintu gishyashya mu buzima ngiye guhura n'abandi bantu ngiye kwiga indi mico y'abandi bantu so biza kurangira umuntu umuhamagaye ndamubwira nabonye visa ndanayimwereka ndayimwoherereza ndayimwereka arambwira ati wow felicitation ati reka nshake tike ndabwira nti washaka tike wagira ute yaramaze umwaka wose s'il te plaît agemereye iyo tike ndabwira nti washaka itike wagira ute visa ifite amezi 3 ni ukuvuga ngo muri ayo mezi 3 ngomba kuba nagiye yego so mu by'ukuri nta kintu na kimwe narindiho singiye kubeshya niba nari mfite amafaranga menshi nari mfite 500 by'amanyarwanda ayo niyo mafaranga nari mfite kandi visa nani tike yari nko muri miliyoni nka zingahe nk'ebyiri so ndareba kandi urumva ntabwo nari nkeneye miliyoni 2 gusa hoye nari nkeneye amafaranga yo kwitwaza kuko iyo ugeze hari ahantu bitewe n'ukuntu wenda wanaplayinze bigusaba kuba ufite nka argent de poche nkajya mbona icyumweru kirashize ibyumweru 2 nkamwandikira nkamubwira how is it bimeze gute ati ko arambwira ati ndacyarimo ndayashaka I was like okay reka ntegereze burya umuntu usaba ntahatiriza n'ubundi urategereza umuntu usaba ntago ahatiriza so byaje gushika nk'ukwezi ndamubwira nti bite bimeze bite ko wanyibagiwe arangije arambwira ati rero turabona 1500 n'amafaranga menshi ntago nayabona naguye nk'ibere dodo kwa kundura kwa kundi dodo zikubitwa nk'umwuka yabona navuze ngo yambwiye ngo ntago ngo yayabona I was like oh wow sorry I was like okay nago wayabona so ndambwira nese wabona ngahe ngo nyine ngo 1500 ngo c'est beaucoup ngo ariko ngo nshanga kuguha 400 can you imagine muri 1000 yeah nayo ariko yego nayo noneho ndavuga nti wow thank you so much nta kibazo yame ndashaka abandi nyine ndongeraho kwako ndobuzi nyine noneho nge nari nabwiye n'umuryango wanjye ngo muceceke ntihazagira umuntu uzabibwira noneho basi niyo abimbwira karigiye kitararenga nari kubwira n'umuryango ugafatanya ukashaka ariko byaje kuba trop tard nta kintu bikimariye so the guy amakanira nyine ku munota wa nyuma aho kwese abantu bahemuka ntago umukecuru wanjye cyangwa muzehe wanjye ari bubone amafaranga ako kanya nta n'umuntu watura ikibazo cya 2 million ako kanya ngo ahita akibona I was like wow ntago nigeze mbabara cyakora ikintu byanyigishije muri iyo minsi ubundi hari ukuntu kera nahubagurikaga
nkahita ntangira nkabwira n'aba bantu nkiramanta Ugatukana, nyine nkumva ko no nshobora kutagutuka ariko nkumva ko icyo kintu nari ngikwiye I deserved kubona icyo kintu nkaho nyine ari itegeko ko ugomba kukinkorera. So nahise nishyira mu mutwe ndavuga nti ntago abantu bose tubayeho kugira ngo na nubwo abantu tubayeho kugira ngo abantu badufashe. Ndambwira ntacyo mpa n'izo 400 arambwira ati nzaguha itariki niyi nayo ntabwo ari se ako kanya nayo yampaye ke I called the guy naramuhamagaye itariki yambwiye yarageze the guy I called him ndamuhamagaye like millions time nta kukwitaba yaza kugitaba na za 400 yanyemereye bahemuka we nazo reka na za 400 yanyemereye Beni nazaraziyima ngeze ubwo naricaye sinarize nta mpamvu nari mfite nimwe yo kurira ntayo naravuze nti ikibazo ni njyewe ni kuko nakabaye nariplaningiye yes kuki ngomba ubundi guplaningirwa n'umuntu uwo ari we wese so nakabaye nariplaningiye and then nkaba naramenye ko nshaka kugenda nkisevingira tickets. I decided to keep quiet ndaceceka ndatuza ndavuga nti nukuvuga ngo nagombaga kubooking itike ya Lovent z'ukwa karindwi noneho abo twaplayingiye rimwe baragenda none ikintu kibabaza no kubona abo mwakore ibyo byose rimwe yes ko kundubura inshuti n'abantu nyine aba best bawe ko kundi nyine dushaka ko turi nk'inshuti nkabona diru nkakubwira nti umva Beninde rero hari ahantu hari diru gutya na gutya reka tubigerageze turebe singe watanze deal ko gundi nyine ubushaka ko abantu bose umuntu wese muri kumwe urantura yawe umwifuriza cyiza man ariko gusa byaranshimishije pe kuba baragiye naricaye ndishima ndiramarira y'ibyishimo noneho nge nibagirwa ngewe ubwanjye ko mfite ikibazo nabuze ikibazo wabuze tiki ariko nyine icyo nicyo kikwereka ubumuntu so nuko umuntu andesova gutyo nyine birangiye atakinyitaba ndavuga ni nge rero ndi umuntu buri utajya wikurura ku bantu cyangwa kwereka abantu ko udahari ntabaho oya naramuretse nimero ye ndanayisiba ndavuga ni n'undi munsi burangira defo sinjya nangana ngo nangane birangire ndavuga rero nintasiba nimero ye nzajya nkomeza kumutekereza nzajya nkumwandikira niki ndavuga reka musibe mwibagirwe kuko yanyeretse ko nanjye atankeneye mu buzima bwe akwicira gahunda so umuntu nyine birangira gutyo atamaye amafaranga n'itike ndayibura vizirinda ubwirangira sorry ariko ikintu nakubwira aho ngaho nakwihanganisha ariko ikintu cyawe ntaho kijya ubwo kuba byaragenze gutyo reka tufate ko ntago byari ibyawe nuko nabo byari ibyanjye ibi ntibyari ibyanjye gusa ibyiza birenze biri imbere visa yo kujya Korea niba byaranze ushaka kuzabona ijya handi Amerika iyo Belgique se uwo muntu arimo waguhemukiye so ibintu nk'ibyo kandi ibintu byose bibaho kubera iki ni isomo ufashe I thank God kabisa I thank God gusa nyine Beni abantu barahemuka man abantu barahemuka umuntu akaguhemukira nta kintu na kimwe wamukoze gusa nge ntango mvuga ko yampemukiye no twabyita ko guhemuka nge ntango yampemukiye kuko amafaranga yaraye ni ukuvuga ngo yari kuzampemukira yari kuba ampemukiye iyo amafaranga aza kuba arayanjye wenda narayamugurije ngo akore nk'ikintu runaka burya umuntu ukwijeje igitangaza sheri wanjye ku munota wa nyuma akaguhinduka aho ngaho naho abahemugiye ariko yakagombye kuguhakanira ntabwo ikibazo numva ko ari we ikibazo ni njye reka nguhe ukuntu ikibazo ari njye ikibazo ni njye kuko si ubwa mbere njyewe umuntu yari ampemukiye si ubwa mbere umuntu nari mutrustinze agatakaza aka breaking your trust urumva kandi buriya nyine hari filime mperutse kureba umutipe yagambaniye crew yiwe arayigambanira amaze kuyigambanira umugabo arabimenya umuntu bari muri crew imwe arabimenya
aramubwira ngo kuki watugambaniye, undi aramubwira ati kandi kuki watugambaniye twakwizeye, undi aramubwira ati kugambana ndi nimero 1, ndi nimero 2, ndi nimero 3. Ni ukuvuga ngo nduza nkurikira ni nimero 4 mu kugambana. Ni ukuvuga ngo nge ndagambana nibwo buzima bwanjye. Urumva muri ako kanya yabagambaniye, uwo wagambanye aza gukora akantu gato kajeste gato nyine kuba umuntu tu yereka wa muntu yari yabonye ko bamugambaniye, still arongera muha icyizere. Undi ahita amubwira ati se urongera uranyizeye kandi nakugambaniye. Undi aramubwira ati nk'uko wavuze ko kugambana ari ibintu ari defugira biri mu maraso, nanjye kwizera ni wo muco wanjye. Arongera still aramwizera. No kuvuga ngo nyine ntago abantu babi bagomba gutuma wowe uba mubi. No way. Ni nk'uko bavuga ngo ntago munyangire, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, ngo mbe nakwanga mfite ngenda kwanga, turi inshuti yanjye irakwanga, ngo mbe nanjye nakwanga kubera ko inshuti yanjye ikwanga. Oya, hari abantu babikora munyangiri bawo. Ngo munyangire yanjye nzi ko ntabwo nshobora kukwanga, nzi neza ko runaka kwanga, njye ntacyo dupfa. Munyangiri baho. Urumva we abavuga ati niba njye nawe turi inshuti, uri kumva tukaba wenda kameramani wenda ari inshuti yawe, ngewe tutari inshuti kandi wenda twari inshuti, why ngomba kuba inshuti yawe kandi inshuti ya kameramani? Noneho wowe ni ukuvuga ngo ibyo tuzajya tuganira uzajya kwibwira kameramani. Uruhande rumwe ngewe ndabyumva, by the way, uruhande rumwe ngewe ndabyumva, kuko ni ukuvuga ngo niba njye na kameramani twari inshuti, urabona njye nimba na kameramani twari inshuti, tukaza gutandukana, yari crew y'abantu 3, wowe murasigaranye, ni ukuvuga ngo n'ubundi ibyo wajyaga umubwira turi twese turi 3 uzakomeza n'ubundi ujye ubimubwira, kandi wenda njyewe ntabwo nshaka kabimenya. None se ndamutse nkomezanyije nawe tugakomeza gahunda zacu, ibyo duhuriramo tukabihuriramo, ni ngombwa ngo njye kubwira kameramani ngo hano bimeze gutya na gutya kuko mutumvikana? Ubishoboye ntujye kuvuga njyewe ibyo nakubwiye. Ikintu njyewe ndi kuvuga, urabona nk'aba best friend n'urugero, uri kumva? Ni ukuvuga ngo your best friend afite undi best friend, nura mu best friend afite undi mu best friend. Ni ukuvuga ngo njyewe ninkubwira ikintu urajya kukibwira best friend wawe, na best friend wawe arajya kukibwira undi. Uri kumva? Byongere biba gatogo, kandi iby'abagore urabizi nawe, uri kumva? Iby'abagore byo ni urundi rwego. So turemwe mu kuvuga. Rero njyewe mubaye inshuti, ariko nge sinze hagati yanyu, sinze mu kiganiro cyanyu, sinze ngerenza mu kiganiro cyanyu, ntuzigere umubwira ibyanjye nakubwiye. That's good. Yeah, that's okay. Nta kibazo kunyizera. Ariko kukwizera nkajya kukubwira ibyanjye tukabiganira, nkashiduka hari undi wabibwiye. Njyewe izo nshuti njya nzigira nyinshi cyane rwose, ku buryo mubwira ikintu ukayakumva nkumva yakibwiye undi, kandi sinshaka ko ayo makuru, kandi ushaka ayo makuru amugeraho. Voilà. Nicyo kibazo. Abantu rero ubwo icyo twavuga abantu bahinduke, sibyo? Bon, buriya guhindura umuntu ukuze biragora. Ako se wamugani ko niba abari ibanga ubwiyundi ku cyo bwari ryakunaniye kuryibikira. No, Beni, we ntabwo wavuga cyane kwa kundi kuruhura umutima, na muntu utagira ibanga. Reka nkubwire, hari ka ugeramo ukumva ufite umuntu ukeneye inama. Ntabwo ubufasha bwose dukeneye ari ubw'amafaranga. Oya, ntabwo kuri iyi si ntabwo ubufasha bwose dukeneye ari ubw'amafaranga gusa. Oya, dukeneye inshuti zitwumva, nkeneye inshuti ndibuze nkabwira ibyanjye, nkeneye umushuti tugosipingana. Ubujajwa buraryoha, Beni, kugira umuntu uzi ukabwira buri kantu kose. Yes, njyewe mfite nk'umushuti wanjye, akantu kose k'ubugoryi mbonye ndakamubwira. Yewe we, kandi nkumva biranejeje, nkumva ndisanzuye, kandi mu by'ukuri nta kintu tujya dupfa, nta na kimwe, nta kintu tujya dupfa. Ariko ugasanga tumaranye n'igihe kinini, ariko twiganye muri Ami des Enfants, ndakeka nko muri za 2011, twariganye muri Ami des Enfants. Ariko ugasanga wa undi mumenyanye like 1 year, niwe muntu utangiye kujya agenda
akuvuga si bo babise nibo izi nshuti z'inzaduka yes ugasanga niwe utangiye kugenda kuvuga Liza se buriya ukuntu Liza buriya se ugira ngo yiyemerane iki buriya se ugira ngo hari ikintu aba ariho buriya se shahu kandi ntakuzi kuva muri iyo myaka yose uwo mwakuranye mu bwana arakuzi n'uzi ngo bimeze gutya nyine iyi si nabonye bisaba kwihangana utihanganye biragoye kuyibamo kandi ntago washimisha abantu bose ikintu ngewe decision buriya nafashe decision yuko nzajya nkora ibinshimishije ngomba kwambara ibinshimishije nka posting ibyo nshaka nge ntago ngomba gupostinga ngo kubera abantu runaka kubera ko uyu muntu atabyishimiye ngo ndeke gupostinga if you are not happy delete my number block me ntuzongeye hide me ntuzongeye kundebera status ntuzongeye kureba my post ariko nyine ntago ushobora kunezeza abantu kandi ibyo bintu bibaho cyane ugasanga wapostinze umuntu atangiye gucira urubanza ngo uyu usengo ngo do ngo ubusengo yari mu biki ngo mbipostinze kuko bishimishije umutima wanjye kuko mbishaka ariko se Beni hari amayinite aba yakuguriye njyewe iyo utangiye kuvuga mpita nkubaza nkajya DM sweetheart wanguriye amayinite phone ni yanjye kuki wumva wantegeka kuri properties zanjye none ikintu kirenze biva mu gitsina gore umva nta mugabo sinzi njye nta mugabo ndumva ariko uvuga ngo sinzi ni na nini niba anavuga abivugira mu mutima we igitsina gore ntago nzi ukuntu turemye Imana yonyine yaturemye niyo ituzi yonyine yatwiremeye niyituzi na wowe ntago twe twajya kureba ngo twiga umuntu ngo tuzamumenye neva ntabwo umuntu ngo mumenye byo no kuba uzi ngo bimeze gutya niba ugeze ku kantu ke none iki nabonye ujya kubona ugasanga hari mugenzi wawe uje kukureba duspose ni umukobwa ni umugore se niki araje ariko mukuza aje kureba uyu bimeze gutya iki uko ansanze nuko ariko sari kugenda avuga ubuzima bwanjye ko mbayeho gute abenshi baza kureba inzu tubamo abenshi baza kureba imyambaro twambara abenshi baza kureba ibiryo tuba twariye donc nago nyine umuntu agenzwa n'akantu kamwe ndeba hano Beninya ba ese buno iyi nzu se buno ayishyurirwa nani buriya se ko adakora bigenda kandi ntazi aho umuntu aba agira ute ntazi aho umuntu aba akorera ntazi business uburimo ntazi ibyo uri gukora aba nyine ikiremwa muntu nyine turagoye umuntu uteye gutyo nta kintu ageraho still aguma inyuma yawe areba ngo uyu bimeze uku ntagira gutera imbere muri we urumva ntabwo yatera imbere kuko nawe nta mwanya afite wo gukora ibye we umwanya wo gukora ibye ari kureba iby'abandi noneho wowe rero wa undi arimo arareba we arimo arakataza yaramusize arimo arakataza nyine arimo aragenda imbere wowe urimo uracyari hahandi n'ahandi usanga abantu ugasanga umuntu kumuzi mu myaka yashize niko kimeze still nta cyahindutse nta evaluation gutya avuga agenda nakundi nyine abantu nyine nuko duteye kandi se kutahinduka ukuze okay Liza kureba urabona ese ku kijyanye n'umugore n'umugabo aha hanze uko bimeze muri iki gihe ubona hagati y'umugore n'umugabo ari nduhemukira undi bamwe baravuga ngo abagabo bakunda guhemuka abandi bakavuga ngo abagore bakunda guhemuka ese wowe ubibona gute hari akantu ushaka kubwira abantu badukurikiye umugore buriya umugore ni umunyamahoro umugore ni ituze umugore ni urukundo umugore aremwe mu mpuhwe umugore aremwe mu rukundo umugore aremwe mu bintu donc nakwita byiza gusa ni ukuvuga ngo umugore wagiye guhemukira umugabo akenshi biba byatewe n'umugabo
ako kantu sinzi niba ukazi. akenshi biba byatewe n'umugabo. Yes. Okay, gute? Ni ukuvuga ngo abagabo niba nabyita guhararukwa se, sinzi ukuntu nabyita. Abagabo bagira ingeso yo kutanyurwa kandi niko Imana yabaremye. Hari akantu bavuga ngo abagabo baremanwa irari. Reka tubyite gutyo. Abagabo baremanwa irari. Yego. Kandi noneho iryo rari ntago abagore barisuporta. Yes. Kuko umugore ni wa muntu arashaka, abagore barikunda, ibintu byose bashaka bibyabo. Ni ukuvuga ngo niba ari uwo mugabo ndashaka wanjye gusa. Niba ari urwo rukundo ndashaka rubu rwanjye. Niba donc properties z'umugabo we ashaka zibize. Noneho aho rero umugabo kuza kubihuza biragora. Umugabo biragora. Ni ukuvuga ngo umugabo we afite rwa rukundo arabishoboye gusaranganya, ariko umugore ntashoboye gusaranganya. Umugore ntabyo ashoboye. Ni ukuvuga ngo umugabo yasaranganya urukundo. Beni, umugabo hano ashobora kudukunda turi babiri kandi twese akadukunda kimwe. Ibyo akoze akabikora ari bimwe. Yes. Ariko ku mugore ntabwo bishoboka. Umugore iyo yagiye aba yagiye. Ni ukuvuga ngo umugore wagiye, wabonye undi mugabo akunda, ntabwo wowe ukiri rwa rukundo rwe, kuko aba yabonye urundi rukundo rwe. Ni ukuvuga ngo umugore rero ahanini iyo yagukunze, Beni aba yagukunze pe. Umugore wagukunze, wenda tuve no kuvuga ngo muri by'iyi minsi turimo abantu bari gukora hit and run, tuve muri iyi minsi nyine abantu bose bihugiyeho bikunze, ariko dushyize en general umugore ajya guhemukira umugabo byatewe n'umugabo. Umugabo akurikira ryarari, arakurikira inzobe ya Benigne, arakurikira imiterere ya Benigne, asize ngewe narabyibushye ngewe. Donc ntago ari bose. Reka nkubwire, muri iki gihe urabizi ko hari akantu kitwa iki. Muri iki gihe abenshi nta rukundo bakigira, basigaye ku mafaranga. Ibyo bintu turabyemera cyane rwose. So hari igihe umugore nawe akora icyo kintu cyo kuvuga ngo yavuye mu rugo rwe atari uko yabonye umugabo wamuciye inyuma. Kuko abenshi hano hanze nta nubwo bamenya ko abagabo baba baca inyuma. Erega sheri, reka nkubwire, ntabwo ubukene butuma abantu babana, ntibazakubeshye. Ni ubukene no matter what. Afite dabiju simbizi, dabiju sinkuzi kera, nanjye nagakwiye kuba ndi muri, ntabwo bizatinda, nagakwiye kuba ndi muri VIP.